Dufate Bibiliya zacu tubanze dusome ijambo ry'Imana. Dufate Bibiliya zacu tubanze dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza ibice 19 duhere ku murongo wa 15. Abacamanza 19 duhere ku murongo wa 15, turaza no gumanuka tuze no gukora kuri 20. Abacamanza 19 ku murongo wa 15 kuri paji ya 252 mu isezerano rya kera. Dusome rero duhere ku murongo wa 15, ibice cya 19 ku murongo wa 15 haravuze ngo bakeberezaho bajya gucumbika i Gibeya. Agezeho yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu kuko ari ntawemeye kumucumbikira. Nuko muri uwo mugoroba haza umusaza uvuye mu murima aho yakoraga. Yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasuhukiye Gibeya, ariko bene uwo mudugudu bari Ababenyamini. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, tuvuye i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Ibice 20 hafi aho ngaho ntabwo ari kure. Igice cya 20 turebe ku murongo wa 31. Igice cya 20 ku murongo wa 31 no guhindura urupapuro rumwe. Ababenyamini babonye Abisirayeli barabasanganira, barabashukashuka ngo bave ku mudugudu. Batangira gutsinda abantu babica nk'ubwa mbere. Babicira mu mirima no mu nzira y'igihogere i Beteli, mu nzira y'i Gibeya. Mu Bisirayeli hapfa abantu nka 30. Ababenyamini baravuga bati, turabanesheje nk'ubwa mbere. Tumanuke hepfo tujye ku murongo wa 45. Haravuze ngo muri bo muri aba bandi bahaye Abisirayeli ibitugu bagahungira mu nzira ijya mu butayu kugira ngo bagere ku gitare cya Rimoni, babicamo abantu 5,000 babatsotsobera mu nzira z'igihogere. Bakomeza kubarya isataburenge bageza i Gidomu, bicirayo abandi bantu 2,000. Nuko bapfuye uwo munsi bose bo mu Babenyamini bari abantu bitwaje inkota, inzovu 2 n'5,000. Abo bose bari intwari. Dushimiye Imana duhaye uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kubaje namaze kwivuga, nitwa Kamanayo Marie Jeanne. Nyuma izina ry'ababyeyi ni Mama Edmond Ruse Kabugavire, niho nteranira, ndi umukristo. Hanyuma nejejwe n'Imana kuba ndi hano hantu, ndi ku mugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero baduhaye ikaze bakadurarika kugira ngo tuze kubana namwe. Nta ruhari bwa cyane twabigizemo twebwe, ahubwo n'umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ntabwo mbazaniye ibishya mudafite. Ndabizi ko hano harimo abavuga butumwa benshi, namwe mwese murabavuga butumwa. Nuko Imana yashatse ko ari gihe tuganira uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Twashimiye Imana kandi kubona bene data twakoranye umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Korari Imana ibaha umugisha mwinshi, munaguwe neza. Cyecuru umwe ngo yigeze abwira ababo barimo baririmba indirimbo, bajyaga barimba biyegereza abashyitsi. Hanyuma arababwira ati, nyamara iyi ndirimbo nimukomeza kuririmba ndapfa. Hanyuma uwo munsi ntiyapfa, ariko ikindi gihe baririmba umukecuru arapfa. Ibintu bya Yesu, yamuvuze urukundo rwa Yesu n'uburyo yasutse ubugingo bwe ku bwacu. Numva amagufwa agenda atananyumva, ariko ashimwe. Haleluya.
Imana ihabwe icyubahiro. Mwaririmbye indirimbo z'amazamuka, indirimbo kandi zuzuye, indirimbo z'ubugingo. Numva nguwe neza, icyama Uwiteka akabakomereza muri uwo mujyo. Imana ishimwe. Hanyuma mbaza ni ijambo numva Mwuka Wera yanyemeje kutuganira ku ijambo rikomeye. Yambwiye ngo mbabwire ngo mwirinde inzira y'igihogere, mwirinde kujya mu gihogere. Shimiye mwene data nawe wagize uruhari kugira ngo tuboneke hano. Twa Claude ni inshuti yanjye. Abe haguruka asuhuze. Claude uri hehe? Ngira ngo arasohotse hari, ni wagize uruhari kugira ngo tugere hano. Twagiye dukorana amavuga butumwa. Hanyuma ku wa mbere cy'umwaka gishize twari ku Muhima. Nari mfite ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana rivuga ngo Adamu uri hehe. Hanyuma yavuga ngo urakora iki aho uhafite iki, ninde wakuzanya aho ngaho. Hanyuma uyu munsi numvaga iryo jambo rikinyuzuye, ariko ndi gusenga sengera Semana n'icyo ushaka kumvuga n'aba bantu. Ndambwira ngo mbabwire ngo mwirinde igihogere. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ntimumenyere ijambo ry'Imana. Kabone nubwo umaze imyaka ingahe se waratangiranye n'iri torero, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo rimenyerwa. Kandi ntukariterere ku bandi, jya ubyiyegerezo, ryiterekeho, ubyireberemo, uryiterekeho ku munzani. Burya ni wowe Imana ivuganye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ari umwanya wo ku cyumweru, turavuga ibintu bike cyane. Sina ngombwa ko tuvuga byinshi. Bibiliya murazifite, murazisoma. Utayisoma nawe ubwo ngubwo zasitara kuri iryo jambo kandi ari ryagenewe. Rero dusomye ijambo ry'Imana, na makuru y'umucama. Bibiliya itubwiye ko ari amakuru y'umulewi. Hanyuma babaga muri icyo gihugu, ariko harimo ijambo rikomeye gitsoma ayo makuru. Batangira bavuga ngo mu Bisirayeli nta mwami bari bafite, ngo umuntu wese yakoraga icyo ashaka. Ijambo rirakomeye. Iki cyari igihe cy'abacamanza. Impamvu habaye abacamanza nuko ubwoko bwa Isirayeli bumaze kujya mu gihugu cy'isezerano, ntabwo Imana yashimye kubaha umwami, kuko yari afite gahunda yo kugira ngo ubwabo biyoborere. Hanyuma rero hagati aho ngaho iyo babaga bacumuye, Imana yajyaga ihamagara wita umucamanza, akaza agakora mu gihe cye Imana ishaka ko akora, akabakiza yenda ababisha bahagurukiye. Yahereye kuri Yehudi, barazamuka bagera kuri Otiniyeli, barazamuka bagera kwa Basamusoni, ndetse numva washoje ari Samweli. Bibiliya rero tubwira ngo icyo gihe nyine cyari cy'abacamanza, haje kuzamo n'umugore witwa Debora. Ntabwo mbitindaho, si byo byanzanye. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe rero nta mwami bari bafite, umuntu wese yakoraga icyo ashaka. Ikibazo gikomeye iyo umuntu yamaze kumva muri we nta mwami afite, ndavuga umwami Yesu, akora icyo ashaka. Akora icyo ashaka, ajya ashaka, icyo ashaka, akambara icyo ashaka, akagenda uko ashaka, akitwara uko ashaka. Gahunda ni iyo ngiyo, kubera ko ikibazo gikomeye nuko nta mwami aba afite mu bugingo bwe. Imana idufashe cyane. Bibiliya rero ivuga amakuru y'uyu mugabo w'umulewi. Ibintu birakomeye cyane. Iyo ubanza mu gice cya 18 usangamo umusore nawe ngo w'umulewi, ngo wavuye i Betelehemu y'Ubuyuda, nawe ngo arazamuka ngo agenda ashaka aho asuhukira. Agiye ku mugabo witwa Mika. Hanyuma ageze aho ngaho, Mika amubonye ngo aramuhamagara, amubwira ngo ngwino umbere umutambyi. Kandi ngo afite ibigirwamana, akagira na terafimu. Amubwira ngo ngwino umbere umutambyi, nanjye nzaguha ibihembo. Hanyuma uwo mulewi waturutse i Betelehemu y'Ubuyuda mu nzu y'imitsima. Hanyuma umutambyi ajya gutamba ibigirwamana, ajya gutamba umutambyi w'ibigirwamana. Naje gusoma sanga uwo muhungu badavuga izina rye, badakunze kwatura, ariko iyo usomye mu bindi bitabo bisobanura, bavuga ko yitwaga Yonatani, kandi akaba umwuzukuru w'umugabo witwa Mose. Muzi cyase kuvuga iki? Cyase kuvuga ko nta gukomera umuntu wese adafite umwami Yesu yakora ibi by'abandi bose bahanze bakora. Aragenda rero umutambyi w'ibigirwamana. Uwo mugabo Mika ngo yari yacuze ibigirwamana, ngo acura na terafimu, agishyira aho ngaho, ngo akagira na efodi. Uwo mugabo rero ngo amwemerera ibihembo, ngo hanyuma ngo akajya amubera umutambyi, nawe amusezeranya ibihembo. Bibiliya ivuga ngo igihe kimwe abadani barazamuka bashaka aho basuhukira ngo bahature. Hanyuma ngo bageze kwa Mika ngo bamenye ijwi ry'uwo mulewi.
barahindukira baramubaza ngo ninde wakuzanye hano, urahakora iki, uhafite iki? Arasubiza avuga ngo nimwumve uko Mika yangenje, ngo yansezeraje ubutambyi, ngo kugira ngo nanjye ngo yansezeraje ibihembo, ngo nanjye mbe umutambyi we. Jambo rirakomeye, yansezeraje ibihembo nanjye mbe umutambyi we. Ntiyareba ko yahoze ari umutambyi utambira Imana ya Isirayeli, ajya kuba umutambyi girwama kubera ibihembo. Mana idufashe turinde indamu z'iyi si, kuko kuziharanira cyane biri kwimura Imana mu bantu b'Imana. Si wo turi buganire hanyuma hanaho n'undi musore nawe ngo ni umugabo nawe w'umureba, kandi nawe yaraturutse Betelehemu y'Ubuyuda. Bundi yavuga Betelehemu isobanura ngo ni inzu y'imitsima, ariko yavuye mu nzu y'imitsima ngo arazamuka nawe agenda asuhuka ajya mu misozi miremire. Bibiliya avuga ngo ashaka umugore, igihe kigeze rero yaduka mu ngeso mbi ngo akajya asambana. Hanyuma umugore arahukana aragenda ajya iwabo, uyu mugabo amusangayo, agenda agiye kumucyura. Hanyuma agiye kumucyura aranamucyura rwose, ariko ageze mu nzira ahura n'akaga. Mana idufashe. Ariko ngo bari gutaha niho twasomye ngo umugaragu ngo bwari bubiriyeho, ngo umugaragu amugira inama, aramubwira ngo ngwino dukebereze tujye muri uyu mudugudu. Ariko tugire gute? Dukebereze. Umugaragu iteka inama kugira niyo gukebereza, kandi umugaragu n'uyu mubiri, umugaragu n'uyu mubiri ko ntabwo ari umurago w'ubugingo. Hanyuma iteka ahora kubwira ngo ngwino dukebereze. No gukebereza ashaka inyorosho, ashaka iy'ubusamo. Imana idufasha cyane. Uwo mugabo ngo aranga, ariko ageze hepfo n'ubundi baza gukebereza baragenda. Bibiliya yavuze ngo bicara mu nzira y'igihogere kubera ko babuze umuntu n'umwe wabacumbikira. Hanyuma ngo bicaye muri iyo nzira y'igihogere, ngo haza umusaza nawe barura aho ngaho umusuhuke, nawe wavuye iyo ngiyo araza bajya mu musozi Efurayimu. Hanyuma ngo hageze awo musaza arababona, arababwira ngo muravahe mukajya he? Mwicaye aho muri iyo nzira y'igihogere muvahe mujya he? Batanga impamvu ko babuze umuntu bacumbikira kandi bari bagiye mu nzu y'Uwiteka. Musaza aravuga ati muva aha ngaha batabicara ngaha. Imana idufashe. Ndagira ngo tuvuge kuri y'igihogere akanya gatoya. Imana idufashe cyane. Hanyuma twasomye andi makuru mu bice 20, turasomamo amakuru y'abantu b'abavandimwe cyangwa se n'aba Benjamini n'Abisirayeli, bose ni bene umugabo umwe, murabizi ko ari bene Yakobo. Hanyuma Benjamini na Yuda muzi ko bavagamo umuryango w'Abayuda. Hanyuma indi miryango 10 isigaye niyo ivamo Isirayeli. Hanyuma Benjamini uyu nguyu rero aba Benjamini ngo baza kugirana amakimbirane n'Abisirayeli. Hanyuma habaho urugamba bivuye kuri uyu mugabo twatangiye tuvugaho amakuru ye, ko nyuma yaho ngaho bagiye gucumbika kwa musaza. Hanyuma bagezeyo ngo abanyamudugudu barahabasanga ngo bari abantu b'ibigoryi. Barababwira ngo nimuduhe abo bantu binjiye aho tubamenye, ngo muduhe uwo mugabo tumumenye. Ibintu byatangiye kera, buno bugoryi bwacise umugongo, abandi kandi bakinguriye byatangiye kera. Bantu babagabo ngo bashaka uwo mugabo winjiye aho ngo bamumenye. Hanyuma umusaza aravuga atoya ndabaha abakobwa banjye, ndamuha mukobwa banjye mbahe n'uyu muja w'uyu, ariko ntimukore bibi kuri uyu mugabo. Hanyuma asohora umugabo wa mugore ndetse n'umuja ngo barabangiza cyane. Ndetse bwakiye mu gitondo umugore wa mugabo basanga yaguye ku muryango. Hanyuma wa mugabo w'Umwisirayeli ngo aramutwara, afata intumbi ashyira ku ndogobe, aragenda ageze iwabo ngo arayicagagura ibice, arangije abyohereza mu Bisirayeli hose. Aravuga ngo ni muri by'aba Benjamini badukoreye. Ngo barahaguruka rero, bahaguruka ubwo ngubwo bateza urugamba bajya kurwana, kandi murumva ko barwanaga na bene wabo. Bibiliya rero yatubwiye ijambo rimwe bagiye bakoresha bose muri urwo rugamba barwanaga. Bose hari ikintu cyangwa se ndabyitangwa iki n'amayeri y'intambara bakoreshaga, kwari ugushukashuka abandi kugira ngo babakure mu mudugudu babageze mu nzira y'igihogere kandi babicireyo.
ari Benjamini ngo basanganiye Abisirayeli, baravugana mugabo ati nimuze tubashukashuke, hanyuma tubakure mu mudugudu tubageze mu gihogere tubicireyo. Kandi koko ngo bagejeyo bica abantu benshi, mwabyumvise. Ndetse n'Abisirayeli nabo mu kurwana nanone nabo ngo bongera nabo gushukashuka wa Benjamini, babarwanya babakura mu nzira nyayo, mu nzira mu mudugudu, babajyana mu gihogere kugira ngo babicireyo. Kandi bica benshi cyane. Mubare twasomye twasanze barisha abantu bagira mu bihumbi 28 babatsinze mu nzira z'igihogere. Amagambo ari bwumve bake, ayo magambo ari bwumva abantu bake, kandi yarakwiye kumvwa n'abantu benshi. Mana idufashe. Bitewe mu bitabo bigoye muri Bibiliya n'ibitabo bibiri, hagoye igitabo cya Danieli n'ikibyahishuro Yohana. Ibyo abantu benshi batamenya kubera iki gitabo ikibyahishuro cya Danieli yakibwiwe, cyangwa se amakuru Imana yamubwiraga atari mu gihugu cy'iwabo. Yari mu bunyage, murabizi ko yari Babuloni. Aya magambo rero afofese, usanga harimo inyamaswa, usange harimo idubu, usange harimo intare, usange harimo yegutse uruhande rumwe. Mana idufashe. Kindi kigoye nanone igitabo cy'ibyahishuro Yohana, kandi nacyo kijya gusa n'icyo ngicyo. Yohana yabibwiye mu gihe cyari gikomeye, murabizi, kandi hari ku ngoma y'Abaroma. Izo rero ni impamvu ebyiri zituma ibyo bitabo bisa naho bigira imigani, ariko imigani ba nyirayo barayumva. Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, nazo zizi ijwi ryanjye, iyo mvuze zirumva. Ubu uyu munsi intama ziri bwumva. Haleluya. Narimbuze ngo yambwire ngo mbabwire ngo mwirinde inzira y'igihogere. Kandi buri impamvu yabatumyeho ngo mwirinde igihogere, nuko hari ahandi hantu mwari mukiri, ariko akabona ko igihogere kimaze guharurwa, kandi cyamaze gushyirwamo kaburimbo, kandi cyamaze kuba nyabagendwa. None aravuze ngo mwirinde igihogere. Abantu babyumvise bazamuri bwaza. Abantu babyumvise, Mana ibaho umugisha niba mubyumvise. Mwirinde igihogere. Mana idufashe. Mwirinde igihogere. Igihogere ku bana batoya, runo rubyiruko ntabwo bari bumenye igihogere, ariko igihogere ni inzira nini nyuramo abantu benshi, uruvunge rw'abantu bose bakanyura. Mana idufashe. Mwami Constantine amaze kwima ingoma, yasanze abakristo barimo batotezwa. Cyari igihe gikomeye cyo gutoteza cy'akarentorero. Abantu bicwa bizera umwami Yesu, bakabica, bakizera, bakabica, bakabizera, bakica. Hanyuma umwami amaze kwima ingoma, aravuga ati nanjye ndayoboka bari abanyamusaraba. Ati kuko njya gutsinda ngo fate ingoma, ati narose umusaraba. Ati nanjye najya kwifatanya bari abanyamusaraba rero. Hanyuma araza yifatanya nabo bakristo. Makuru aramenyekana, avuga ati umwami nawe yayobotse babandi twitaga abasazi, babandi twicaga buri munsi. Hanyuma ubwo abantu bose barabimenye, n'abandi bose n'abamwegamiye n'abamukurikiye umwami bose bayoboka aho umwami yagiye. Murabyumva? Bakora ikintu gikomeye cyane cyo kwica abakristo. Baravuga ati nta uzongera kwica umukristo, ubu noneho ni umudendezo. Umwami agiye kubatizwa rero, bavuga ati ntabwo umwami ari bwiribire mu mazi, bamushyiraho amazi ku gahanga. Hanyuma igihogere kiba kirinjiye, kubera ko bakurikiye umwami. Igihogere kiba kirinjiye. Hanyuma abasinzi barinjira, abasambanyi barinjira, abajura barinjira, abantu bose barinjira bati tugiye tuyobotse aho umwami nawe yagiye. Imana idufashe. Hanyuma umwuka arababara, umwuka agira agahinda, areba ibikorerwaho, areba ibyaha bimaze kujyamo, areba. Umwuka agira gutya, agenda buhoro avamo. Nasomye igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 10, avuga uburyo ki ngo abatambyi ngo babonaga ubwiza bw'Imana buri mu rusengero.
gihe kiragera ubwiza bw'Imana buva mu rusengero buragenda bugera ku muryango babureba, buva ku muryango babureba, buragenda bugera ku marembo babureba, buva ku marembo buragenda bugenda abatambyi babureba bumva bake. Imana idufashe. Hanyuma Mwuka arigendera, Mwuka aragenda, Mwuka aragenda. Nagira ngo mbabwire ngo ikiduhesha agaciro ni Umwuka wera w'Imana uba muri twebwe. Munsi Umwuka yagiye tuzamera nk'abandi, tuzamera nk'abandi. Igitabo cy'Abacamanza dusomye, nyuma y'aha ngaha murabizi ko Samweli ari umutambyi, nibwo bagiye baramusanga baravuga ati rero dore abahungu bawe ntabwo bafite ingeso nk'iza, none utwimikira umwami natwe tumere nk'andi mahanga. Nitubigiramo uruhare tuzamera nk'ayandi mahanga. Imana idufashe. Samweli rero ngo ashengeza ayo magambo ashyira Imana. Imana iramubwira ati si wowe banze Samweli we, si wowe banze ahubwo ni jye banze, none ndabimikira umwami. Aza kwimikira Sawuli, hanyuma akababwira n'ibizababaho, hanyuma aravuga ati ntacyo bizatubaruka natwe tumere nk'andi mahanga, tube dufite umwami. Iyo mpamvu Sawuli burya bamwita umwami prematire, ni umwami wabayeho mu gihe kitacyo, yavutse igihe kitari cyo muri gahunda y'Imana. Wari kuyobora Israeli yari Dawidi, ubundi Imana yafite gahunda yo kuyoborera ubwoko bwayo. Imana idufashe cyane. Katwigarukire nyuma yaho rero Mwuka arigendera, amaze kwigendera babaho ngaho Mwuka aragenda. Igihe kigeze avuga ati noneho rero ubu duhindura ibintu, ubu ngubu ni ukuzajya bakajya basiga utuvuta hano ku gahanga bagakubita agashyi umuntu akaba yakomeye. Mwirinde inzira y'igihogere. Yesu abwira abigishwa bari bamubajije ngo bakizwe uko bangana, arababwira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kubera ko irembo ari rigari rijyana abantu kurimbuka, ariko inzira ntoya, inzira ifunganye ijyana mu bugingo buhoraho. Avuga ngo kandi iyo ngiyo iri kunyuramo bakeya. Imana idufashe. Mwami Yesu herekeza aya magambo yasobanuye, nta kinyarwanda afite n'ayavugamo. Imana itugirire neza. Reka turebe ibintu biranga iyi nzira y'igihogere, cyangwa iyo muri inzira y'igihogere turavuga bikeya rwose kubera ko umwanya mutoya. Ikintu cya mbere kiba muri inzira y'igihogere, nta cumbi rihaba, nta cumbi rihaba. Uyu Mulewi ngo yagiye kwicara mu nzira y'igihogere kuko bamwimye icumbi. Imana idufashe. Yesu gihe kimwe ngo muntu yigeze kuvuga ati ndagukurikira, aramwitegereza aramubwira ngo inyamaswa zifite imyobo ntaho muri wowe, n'inyoni zifite ibyari zarikamo, ariko umwana w'umuntu nta cumbi afite, nta kibanza afite. Imana idufashe. Iyo udafite icumbi, udafitiye Kristo ikibanza muri wowe, ukora ibyo ushaka, ugenza uko ushaka. Aba bantu rero ngo nta cumbi bari bafite, nta cumbi. Yesu ababazwa nuko abantu bamwimye icumbi muri bo. Avuga ati turagukurikira, ariko yari bagasanga ingunzu zifite umwanya mu mitima yabo, n'ibindi bifite umwanya mu mitima yabo, ariko asanga nta kibanza afite. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nyabuneka ijambo ryitereka ku munzani ugipimeho, ikubera umunzani ugipimeho, urebe niba ufite ikibanza cyuzuye Kristo akwiye guturamo.
abigishwa bigeze bamubaza baramubwira bati mbese mwigisha bashaka ko dutunganiza ibya Pasika hehe? Aravuga ati ngaho nimunyure muri iyi nzira mugende murahura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, hanyuma mukurikiraho ari bwinjire, mugere mubaze nyirinzu mubaze ngo icumbi riri hehe, ngo umwami aradutumye ngo umwigisha aradutumye ngo icumbi riri hehe aho turi butunganirize ibya Pasika. Hanyuma ngo arababwira ngo maze ngo ari bubereke icyumba ngo gitunganije neza. Haleluya. Ngo baragenda kandi koko bahageze baramubaza ngo umwami aramugisha aradutumye ngo icumbi riri hehe aho turi butunganize ibya Pasika, ngo maze ngo abereke icyumba ngo gitunganije neza. Haleluya. Cyama mu mitima yacu tukaba dufitiye ubuturo Yesu, cyama mu mitima yacu Kristo akaba yimye muri twe, ntituvuge Yesu wo ku munwa, ntituvuge Yesu wo ku munwa. Ubu kubera kutamenya Yesu abantu bitiranyije Yesu n'amafaranga, abantu bitiranyije Yesu n'abagore n'abagabo, abantu bitiranyije Yesu n'imiceri n'akawunga, abantu bitiranyije Yesu n'utuntu tw'inahangaha tuzasheje ubundi dushiranye n'iyi si. Mani dufashe cyane. Ntabwo bari bafite Yesu umwanya, nta cumbi bari bafite. Mani dufashe cyane. Bibiliya itubwira itorero ry'i Laodikiya ngo ryari ririho ritunze rimerewe neza, ariko ngo Kristo yari inyuma y'iryo torero, ngo yari hanze. Bibiliya ivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Bari baramukingiranye, bumva batakimukeneye, bumva bihagije, bumva ubwabo bashoboye, bumva ngo ahera ku rugi akomanga. Aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura ndinjiriwe hanyuma dusangire. Imana idufashe cyane. Kiranga rero kiranga inzira y'igihogere nuko icumbi rya Kristo riba rihari mu mitima ya bene abo ngabo. Nta busabane bagirana na Yesu, ntabwo. Kandi kutagirana ubusabane na Yesu hari ikindi kintu kivamo gikomeye. Nta mirimo igaragara. Bibiliya ivuga ngo ibimenyetso bizajyana n'abizera. Ntabwo biba bihari kuko ibyo bikorwa na Kristo utuye mu bugingo bw'abamuhaye umwanya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Cya kabiri kiba muri iyo nzira y'igihogere habamwe ubugoryi bwinshi. Bibiliya yavuze ngo abagabo ngo ibigoryi bo muri uwo mudugudu baraza babwira wa musaza, babwira ngo duhe umugabo winjiye aho maze tumumenye. Ubu bugoryi bumaze imyaka myinshi muri iki gihe buragwiriye cyane, ariko ni ikiranga inzira y'igihogere. Ahantu muri ubu bugoryi habamo ubusambanyi bw'indengakamere, habamo ubusambanyi bw'abahuje ibitsina, kuko icyo gihe bashakaga kumenya uwo yari umugabo mugenzi wabo, kandi babonaga ko abagore bahari, ariko bavuga ngo zani uwo mugabo winjiye aho ngaho tumumenye. Bani dufashe cyane. Ubugoryi bene data buragwiriye, umaze kuba bwinshi. Ubugoryi bubaye bwinshi, abantu bihindura uko baremwe. Wahera ko umuntu ari umugabo, ejo akaba wasanga ari umugore, ejo ukaba wasanga umuntu ari umugore, ugasanga yabaye umugabo. Ubugoryi bwinshi bwo mu nzira y'igihogere, aho usanga umugabo yabana n'undi mugabo. Ubundi ngo ndiho ndakora ishyano kubivuga, ariko n'ubundi urondereza ubusa bukimara. Haba mu bugoryi bwinshi Pawulo yigeze bavugaho mu bice 5 by'Urwanda rw'Abakorino. Yaramenye amakuru ababaje, amenya ko umuhungu asigaye aryamana na mukase. Avuga ati amakuru y'ubugoryi wanyu yaramamaye kugeza ubwo musore aryamana na mukase, umugore wa se. Avuga ngo iyo nza kuhaba mba naramutenze, ariko n'ubu nubwo ntahari amutenze. Mani dufashe. Inzira igihogere haba mu bugoryi bwinshi,
aho umwana asigaye aryamana na nyina, aho umukobwa aryamana na se, aho umuntu aryamana n'inyamaswa, ubugoryi bwinshi. Ariko mwirinde inzira y'igihogere. Imana idufashe cyane. Huzuyemo ibiyobyabwenge byinshi. Ariko Mana, inzira y'igihogere nayo itumariye abana. Harimo ubusinzi, harimo amakimbirane, harimo urugomo. Bibiri ivuga mu gihe cya Nowa ngo bari abagabo bari bafite urugomo, kandi byari ibigabo bikomeye biteye ubwoba. Bafataga umuntu yamufata mu ijosi, maraso akanyura ahantu hose hari umwenge. Kandi biragira avuga ntabwo umwuka wanyu uzakomeza kuruhanya n'abantu n'ireme. Bwira Nowa ngo Nowa bazi inkuge. Nowa ariko arayibaza. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo narabivuze, nzakomeza kubivuga. Inzira iranyuramo, inzira ifunganye, iranyuramo abantu bake. Kandi nasanze ubu bwoko kuva mu gihe cya Abeli, ubu bwoko buhora ari buke. Twabanjijwe na Abeli, abaratambutse aragiye, turazamuka tugeze kwa Nowa, harokoka 8, bandi bose baranyura mu gihogere barashira. Turazamuka tugeze Sodomu ni Gomora, havamo Loti n'abakobwa be. Ni bangaye harya? Ni 2. Madamu yasigaye mu nzira. Kugeza uyu munsi inzira nyayo, inzira ifunganye inyuramo bakeya. Ubwoko ni buke. Bibiliya Yesu atuma marayika taro nubari ni Sarudi, hari muri afasha niba atari Simironi, ariko nubari Sarudi, aramubwira ngo ariko ufite amazina make atarigeze yanduza imyambaro yabo. Haleluya. Muve mu gihogere, kubera ko inzira kandi iyo nzira ifunganye, iyo nzira ni Kristo. Yavuze ngo rigiye nzira, ninangiye kuri, ninangiye bugingo. Haleluya. Iyi nzira rero inyuramo abantu bake, inyuramo abantu biyemeje, biyambuye byose bagakurikira iyi nzira. Imana idufashe cyane. Hanyuma iyi nzira rero habamwe ubugoryi bwinshi. Nicyo kiranga igihogere. Ikindi cya gatatu, habamo abantu ba kamere. Bakurikiza kamere. Ati twebwe iwacu rero, mubega akazi niko tumera. Twebwe iwacu mu bashambo uzatumenyere. Iwacu rituvugirwamo, iwacu tugira umuzinya murandura nzuzi. Iwacu mbese ugasanga bari mu makuru ya Namani arata inzuzi za banana fapa ngo ari inzuzi nziza ko zitamukijije ibibembese. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Iyi nzira ivamo abantu ba kamere, basinda, bagira urugomo, bambura, bariganya, bagira ingeso zose za kamere, birarira, bishyira hejuru, mbese za ngeso zose za kamere. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyi nzira y'igihogere irangwa na bene ibyo ngibyo. Habamwe iby'isoni nke, habamo kurarikira, habamo buriganya, habamo akagambane. Ibyo byose ni igihogere. Mwene data, wigenzura urebe, nubwo wicaye ahangaha byashoboka rwose ko waba waramaze kugera muri iyi nzira y'igihogere. Imana idufashe cyane kandi tugirire neza. Hanyuma rero Yesu yavuze ngo mugire umwete wo kwinjira, wo kunyura mu irembo rifunganye. Tumabwiza bwa Yesu kumwe na Luka 13:24, si ngombwa ko tuhasoma. Aravuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Avuga ngo ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Matayo 7:13 akavuga ngo mugira mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ni igihogere. 14 avuga ngo ariko irembo rifunganye, inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Uyu muntu rero uyoborwa n'umugaragu
ari we mubiri ntabwo yanyura muri iri rembo rifunganye ngo bikunde. Iyo mpamvu ari kuyoboka inzira ngari igihogere. Ariko mugenzi ugana mu ijuru irindi igihogere, kubera ko umuhanda umaze gutunganywa, umaze kuringanizwa, umaze gushyirwamo kaburimbo kugira ngo abantu b'Imana banyure muri iki gihogere, kandi umwami w'iyi si abicire muri iki gihogere. Mwumva uko umwuka avuze. Mwirinde igihogere. Iryo jambo riratambutse. Aba bari tuvuze ngo mwirinde igihogere n'abantu bari barakivuyemo, ari bo torero ry'Imana. Mwirinde gusubira mu gihogere, ahubwo twiyembure byose duhatane kunyura muri iryo rembo ari ryo Kristo Yesu. Kandi yaravuze ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo, nta nuzajya kwa data ntamujyanye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndavugana n'abandi rero bavutse cyangwa se bahumuye amaso bisanga mu gihogere, bataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ba mu gihogere maze mu igihe kinini, maze mu buzima bwawe, umaze mu igihe kingana n'ubuzima bwawe, ntiwigeze umenya ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwawe. Ntiwigeze umenya ko yaje kugushaka no kugukiza wowe uzimiye. Wabaye mu byaha ubyigaraguramo, nawe ubwawe umaze kuruha, urananiwe, urarembye, byaha birakwishe kubera icyo gihogere urimo. Uyu munsi Yesu aravuze ngo va mu nzira y'igihogere, ugane mu nzira, wizere umwami Yesu, winjira mu irembo rifunganye. Ndashoje itewe n'umwanya. Wowe utarakizwa urarushye, umaze igihe kinini, byaha bigutwaza igitugu, Satani agutwaza igitugu. Kora ibyaha ukabinywa nk'amazi, ukabigotomera, ugatungwa n'ibyaha, ukarara mu byaha, ukirirwa mu byaha, ugakorera mu byaha. Buzima n'ibyaha ni mu gihogere. Nta cyiza nta kibi, byose urabivanga. Hari icyo ntavuze mu biranga inzira y'igihogere. Icyiza bacyita ikibi, n'ikibi bakacyita icyiza. None mwene data, uyu munsi Umwuka w'Imana araguhamagaye, akubwiye ngo hunga vuba, ba muri icyo gihogere, uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Maze uyu munsi akubabarira ibyaha, agukure mu gitabo cy'abarimbuka, agushyire mu gitabo cy'abazaraga ubugingo. Cyane ko aje ari hafi rwose gusumba uko abantu babitekereza. Aje gutwara itorero. Torero riratashye vuba cyane gusumba uko abantu babitekereza. Niyo mpamvu buri wese akwiye kwiyeza ku gato no ku kanini. Niyo mpamvu muntu wese akwiye kwiyuzuza na mugenzi we. Niyo mpamvu muntu wese akwiye guhigura imihigo yahize. Niyo mpamvu muntu akwiye kwikuraho icyaha n'akaha, kubera ko nyiri ururembo aje gutwara itorero. Urahari ngo dufatanye gusenga Imana? Niba hari haguruka, minota irarangiye. Sigaje minota 2 yonyine. Waba hari ngo dufatanye gusenga. Byashoboka ko wayobye, ukayoba inzira, kandi ukayoba ujya ntawe uyoba yicaye, umuntu ayoba agenda. Ukabura ahangaha bakubona yenda ukora imirimo runaka, ariko tayari uri mu gihogere, umazemo n'iminsi uri mu gihogere. Niho ugeze. Ikibazo kigibakirijwe, igihe batirijwe, ariko uyu munsi ukaba uri mu gihogere. Ikibikubwira ni ikintu kuko ari byo bapagani bakora. Baribukiba, barasambana, ugasambana, baragambana, ukagambana, barangana, ukangana. Icyo ni igihogere. None niba hari haguruka dufatanye gusenga Imana. Wowe utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, banguka nawe haguruka dufatanye gusenga Imana. Ndashoje, nta rindi jambo nongeraho. Urahari? Niba hari tugiye gusenga Imana. Niba udahari, ijwi ryaririje uko nguko. Imana ibahe umugisha cyane. Reka umuyobozi wa gahunda akomeze. Ngwino. Arakoze umwigisha, Imana imuhe umugisha. Turagira ngo dusenge Imana, kandi kano kanya we kugapfusha ubusa. Impamvu Imana ibayazanye rino jambo ntabwo ari gusa nawe urebe inzira uhagazemo muri iminsi ya none bimeze biti. Ndagira ngo buri wese yitekerezeho, yitekerezeho. Si wabura ahangaha utarakira agakiza, ukeneye kwakira agakiza ngo Yesu akubere umwami n'umucunguzi. Kuko iyo umuntu atarakira agakiza, atarakizwa, aba ari mu nzira nyabagendwa, inzira y'igihogere, inzira y'ikivange, hahandi ubona ibintu byose biba byoroshye kuri wowe.
ariko ngo iherezo ry'iyo nzira ni ukurimbuka. Ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, amaherezo yayo akaba kurimbuka. Ariko iyo wizeye muri Yesu Kristo ubona ubugingo buhoraho. Abantu bakeneye kwakira agakiza abo muri iri teraniro, rambura ikiganza tugusenge. Nawe waba wari warakijijwe ugasubira inyuma, rambura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Abantu bakijwe bagasubira inyuma n'abatarakizwa bari muri iri teraniro bumva bakwiyunga na Yesu, barambura ikiganza. Turabona ari ntabo arahari. Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Kwakira Yesu ntago bikojeje isoni, ntago biteye isoni. Mu intambwe ya kabiri muhaguruke, intambwe ya kabiri muhaguruke mu bihamirize rwose imbere y'Imana. Iki ni igihamya cyiza. Intambwe ya gatatu mutera intambwe muzahana imbere, muzahana imbere. Umushumba barambure ikiganza, abantu bakeneye kwakira Yesu n'abantu bari baraguye bagasubira inyuma, mutera intambwe muzahana imbere, umushumba abasengere. Mutera intambwe muzahana imbere, umushumba abasengere. Namwe itorero muhaguruke, twese dusenga Imana, dusengera bano bene data. Ariko tujye guhakanya umushumba asengere bano bihanye ari ubwa mbere barakijwe bagasubira inyuma. Nawe tambuka uze bakurambure biganza, we kugira isoni. Abandi namwe muhaguruke, arabasengera ndetse nasengera itorero muri rusange, kugira ngo Imana twese dukomeze tube muri Kristo Yesu, tugume muri iyo nzira, kuko Yesu avuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, unyizera wese ntazarimbuka, umukurikira ntazarimbuka. Reka abasengere, ariko muhaguruke itorero. Ese ntago mushaka gusenga, ntago mukene imbaraga kugira ngo Yesu abahe imbaraga zo kuba muri inzira mutazagenda mu gihogere. Reka dusenga Imana. Mana nziza, Data twese uhoraho, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Indirimbo yatubwiye yuko wasutse ubugingo bwawe ku bwacu, byari kugira ngo tubonekemo n'abapfukamye babonekemo. Turabasengeye Mwami, ubwo bateye intambwe bakabapfukamye imbere y'itorero n'imbere y'Imana, tubatuyeho imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Iki gihogere bari barimo gituma kamere zose zikorera muri bo, turabasengeye kugira ngo ubashyire aho bakwiriye kuba bari heza. Iyi kamere isimburwe n'umwuka wera, umwuka wera abayobore, ababwire iby'Imana ikunda, ababwire iby'Imana ishaka, abari byo bagenderamo, abari byo bakora. Turabasengeye Mwami, bahanagure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu cy'ubugingo. Kuva uyu munsi babana b'Imana, ubafata ukuboko, ubakomeze, ubarinde gusubira inyuma, ubarinde gucika intege mu izina rya Yesu. Tubatuyeho imbabazi, tubatuyeho imbabazi, ubababare ibyaha byose bakoze, kuko biratubwira ngo naho byatukura tukutuku urabeza bamene nka sherengi. Kuva uyu munsi Mwami, reka bahinduke aho bagenda, aho batuye, aho bakorera, abantu bose babone ko hari impinduka kuri bo. Urakoze Mana, toro ryo turarisengeye, abahagurutse turabakweretse mu izina rya Yesu. Umwanzi Satani yagiye abajyana mu nzira y'igihogere, ndetse bamwe bayicayemo babuze aho batura kuko nta cumbi ririyo. Mwami, ndabasengeye mu izina rya Yesu, basubire mu nzira, inzira ikwiriye, inzira Imana ishaka, kuko ijambo ryo riko ritubwira ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Reka basubire mu mwanya bari barimo, basubire muri ya nzira bagenderagamo. Urakoze Mana, urakoze Uwiteka kubw'uyu munsi no kubyukoze mu bugingo bwacu. Tugukomeye mu mashyi, tugushimira kuko hari tukoze mu bugingo bwacu. Urakoze Mwami, ni mu izina rya Yesu, amena.